Sport ibiri ya kabiri nizo zari gukina Super Coupe gusaza kubamo impinduka. APR ivuga ko itigeze bimenyeshwa bituma hatumizwa ekipi ya Mukura Victory Sport bahita bakina rero kimwe cya kabiri kirangiza imikino ibiri tukamenya izijya finale. Ikipe ya Police iri guhatana na Rayon Sport ariko Kiyovu Sport yasezereye ekipe ya Mukura Victory Sport ku gitego kimwe ku busa. Jabel agiye gutera penalty ya mbere ku ruhande rw'ikipe ya Polisi. Manishimwe Jabel bafashe umwanzuro wo gutera iya mbere. Dande Junior ndetse na Pensia nibo bafite ibiganza by'abafana babo. Jabose nabwo ajya kure bahita bayikuramo bamwita Dande Junior. Jabel urabona ko rwose ntabwo yari ifite icyizere ayivanamo. Dande Junior asoma neza ikirenge cya Jabel tabanje gutuza ngo arebe no kuzamuhagaze kandi umupira ntabwo yahaye imbaraga nyinshi. Dande Junior ya mbere arayarura yikuramo. Dande Junior suzugura Jabel cyane. oye muzamu ni muzima aho muboneye no muri penalty ni ibihe bihe karite zose arazifite. Akaba rero ari Nshuti Didier niwe ugiye gutera penalty ya mbere ku ruhande rwa Rayon Sport. Ariko mba nibaza wateye ni shot yarivanamo karivanamo ya Sport ya mbere yihaye mu defense. Ahangaha bakoze neza. Shora aba defense biragoye ko barata penalty. Rebana n'umuzamu niyongira Patience yashyizemo akabano ke hariya. Rebe ni Nshuti Didier rero abasha gutangira neza izi penalty za Rayon Sport. Nshuti Didier asubira intambwe esheshatu nyuma. Reka turebe Nshuti Didier nawe ayivanamo bari mu bihe byabo. Ayivanamo niyongera Patience abazamu bari mu bihe byabo neza nkaho Jabel yateye nta cyabaye kuri pasi wamubona na Didier ntiyateye kuramo penalty kabisa. Ariko Didier yatera imbaraga yari yishyize mu nguni mukunda cyane. Abazamu penalty zinjira zitego bazarura zose. Abazamu ni bazima. Umwana ni mubi cyane kuri penalty. N'umushire yazikuyemo wagira ngo yakiniye ibiceri kera. Bombi bazihusha akaba yitwa Pichu Chimimana Ismael niwe ugiye gutera penalty ya kabiri ya Police. Pichu ni mosoye. Abatoza b'abazamu bombi ni bazima namaze kuvivura. Iyo bazivanyemo gutya rero ugiye gutera aza afite ubwoba ko aza rwose afite amakenga. Bayita Police Football Club. Ese Pichu aranyeganyeza urucundura penalty ya kabiri ya Police. Pichu Sansenike ndani kabisa suzugura umuzamu Pichu. Pichu arikaze gutera penalty ati igihe nyimaze nyine umupira ahita anasekamo cyane. Amwita Ismail Pichu rero aterekamo penalty mbere ikipe ya Police contre pied. Contre pied. Tera umupira mu muzamu atatikije no kujyamo mu mutwe kabisa niho biva. Hano rero urumva babavanye igitutu bagenzi be basigaye. Penalty imwe ku busa. Nisingizwe Christian Bebeton ugiye gutera penalty ya kabiri ku ruhande rwa Rayon Sport. Umusore wavuye muri Mukura Bebeto Christian. Penalty bahisemo abakongwe bariye kurire ko badatera. Naye n'ubundi burangiye kwibaza. Mungu w'Irubavu rwose akaba arebana n'umuzamu niyongera Patience nawe ntabwo ajya kure ayiterekamo neza cyane. Penalty imwe kuri imwe. Icyo akoze hano we Christian no kwiterura kwetera hasi uri Patience yari kwifata aba yayifashe ayishyize mu nguni kandi ayiteruramo neza cyane kabisa. Penalty ubundi akaba ari nk'iyi wayiteruye kugira ngo azayifate biragoye. Penalty nziza kabisa. Afite confidence ubona ko ari sawa. Ninde ugiye gutera penalty ya gatatu ya Police yitwa Zotanga Dieudonné. Zotanga byose kabisa. Muri APR yajya gatera ya mbere agahita yitsinda. Ntabwo hano nabwo yakora ikosa. Zotanga n'umwe mu bantu bazi gutera penalty. Se wari wamubona yayirase? Ntabyo nzi. Azi gutera penalty cyane. Ni ibintu bye. Reka turebe rero Dieudonné Zotanga. Abamuhaye penalty nziza. Bura penalty ya gatatu bitanga icyizere. Rebana n'umuzamu. Zotanga ntabwo ajya kure. Ntabwo nane we muntu nzi. Kandi burya zitera gutya. Ndani. Ni intambwe imwe asubira inyuma. Mu bintu azi gutera rwose Mungu w'Imuhanga harimo no gutera penalty. Ni intambwe imwe simuzi yarase penalty. Ubwo rero ni penalty ebyiri
penalty ebyiri kuri imwe. Uteri ya gatatu ya Rayon yitwa Junior Kameni alias Kimasa all the way from Cameroon. Abataka rero bajya batenguha sanze ariko yebana penalty bari tayari bareba Kameni arebana na Patience. Kameni anaturutse, reka turebe Kameni hejuru, nibyo nakubwiraga. Kameni anaturutse Kameni ayitera umutambi kivamo, anaturutse byanyerekaga ko agiye guteresha imbaraga cyane. Kameni ariko na Patience mutera ubwoba, uziko Patience ntapfa kugenda, yatikishije araguma ahagarara, pira gutera yaregeje kuyiterura ariko ayiterura cyane. Ubu rero ni penalty ebyiri za polisi kuri imwe ya Rayon Sport, kandi bose bamaze gutera eshatu. Aha birasobanutse. Finale ya polisi na Kiyovu yitwa Kwitonda Alebaka je gutera penalty ya kane ya polisi. Kwitonda Alebaka mungu mugatenga. Aha reka mbe nitonze mu moso ye mungu muziranye cyane hari ya kandebe ibintu bya Kwitonda Alebaka ndani ikipe ya polisi. Arababwira ati ndacyarimo kabisa. Kwitonda Alebaka wagize umukino mwiza cyane, no kuba atsinze penalty yaramukomereza morale urabona ko ayifite kabisa. Tera mu nguni kabisa. Kamena Daniel Junior atagiyemo penalty nziza nawe. Muhoza Daniel, abana nibo bari kwigaragaza. Muhoza Daniel ye gutera penalty ya kane ya Rayon Sports. Nibayirata bata ayirase bya birangiye, ayirase kaba kabaye byaba birangiye kuri Rayon Sport kujya kuri finali ya Super Coupe 2026. Muhoza Daniel nayinjiza basenge polisi mungu ingoma. Muhoza Daniel yari yarebana na Patience ndani, aramubwira ati se muri mubiki uvoiture contre pied, abyibuza asubiza Rayon Sport mu cyizere. Finale rero nguni udahemuka siwera cyane ariko ni Jean Dodier udahemuka nawe sinzi yarase penalty sha nirata penalty polisi rataha. ni udahemuka Jean Dodier niwe ufite urufunguzo rwo kwambutsa polisi akayigeza ku mukino wa nyuma Super Coupe 2026. Nayitsinda birangiye, nayitsinda biraba birangiye. Katire udahemuka rero finale bayifite mu biganza, imitima irarya abareyo bose bakonje bameze nk'abanyagiwe. Turebe Dande Junior kayirokora udahemuka